ndahamya neza ko twese tunezerewe kubw'iyo mpamvu abo duherukanye nka Bishop hano Alex we turaherukanye, ariko abo tutari duherukanye namwe mureke turambure ibiganza dusuhuzanya mu izina rya Yesu. Amen. Numunezero udasanzwe, reka dushimire bwa mbere na mbere David wadutekereje akadutumira, nubwo hano duhagaze mu kibanza cya Restoration Church ariko turabashitsi ba David, ariko ndabizi ko n'ababyeyi bahangaha uwo mugambo uhari. Igihe nikigera tuzaza hano n'ubundi turabashitsi ba hano. Ariko mu by'ukuri David, Imana iguha umugisha kuba waradutekereje mu bantu watumira kuza kwifatanya nawe muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana. Ubundi gushigikirana mu bwami bw'Imana bigombye kuba ari ihame. Umuntu wazana amacakubiri no kudashigikirana mu bwami bw'Imana aba afite ubundi bwami akorera, ahubwo yarihishe gusa mu bakorera ubwami bw'Imana. Rero muvandimwe David, Imana ukorera niyo Mana dukorera, kandi umuhamagaro ufite niwo muhamagaro dufite. Twaje kugutera ingabo mu bitugu tukubwire ngo kora, uhaguruka ukore icyo umwuka w'Imana arimo kugutuma gukora. Kuko nubundi nitutanamubwira ngo akore, utubare ko turavuka bakubaka utundi tubare, bakubaka utundi tubare, bakubaka utundi tubare. Twebwe abaririmbyi bareke guhaguruka ngo n'abandi bahaguruke, n'abandi bahaguruke, n'abandi bahaguruke. Haleluya. Imana iguha umugisha, kandi hamwe n'impano y'Imana ikurimo turabizi ko bizaba byiza cyane. Kandi nubundi rega naho wari ugeze ni sawa, aho ugeze ni sawa, ufite impano nziza y'Imana. Kugira rero ngo tudatwara umwanya munini, mutwemerere dutangire turirimbe. Uyu yitwa Chance, ni madamu ku bantu batamuzi. Nanjye nitwa Ben. Hanyuma Yesu yatugiriye neza, turafatanya umurimo w'Imana. Nanabiseguraho, ntimureba ko yaje yambaye umukenyero, kandi umukenyero tugendana cyane n'ibintu byo guhimbaza cyane n'imbaraga. Simpamya ko ari comfortable, simbihamya, ariko wenda Imana iraca inzira. Ni ukuvuga ngo tumaze icyumweru turi mu giterane ku rusengero cy'abadamu, abadamu n'abakobwa nyine birumvikana. Ubwo nyine niko bari bambaye, kandi tuvuyeyo ikintu gitangaje, turimo duparika hano twakira telefone ngo baratwakiriye ngo turirimbe. Turimo duparika hano dushaka kwinjira ngo baratwakiriye ngo turirimbe. Ni sawa, sinziga ko twaririmbira ahantu habiri icyarimwe, ariko nimubona mu by'ukuri anasohotse mbere ari mu bantu barimo bateguye kiriya giterane, ngira ngo hari mu gusoza araza gukenerwa. Rero mureke duhimbaze Imana twese hamwe, hanyuma tuze gutanga umwanya baduhaye turawubahiriza. Cyubahiro ni cyawe Mwami, tugushize hejuru kuko urakwiriye. Dufatanyije n'abandi bose batubanjirije baramya kandi bahimbaza izina ryawe ryera. Himbazwa Yesu. Uri inshuti yacu nziza, uri umwami wacu twizera. Mu bihe bikomeye uri Imana, mu gihe bigoye uri Imana.
ugushikamijeho mijeho umutima Imana ibahe umugisha. Tongera kandi ugushikamijeho uhimbazwe Mana. Haleluya. Zaura wisunga ushobora byose ariko kumana piano yonyine zahora nkwisunga ushobora byose
kuko imigambi yawe ari myiza. Uri ibuye rizima, Imana we, ariko kumana niryo twakuvaho Kristo tukajya hehandi ni wowe inshuti yacu tuzakuvaho itamagambo tukajya amagambo meza zayugi twakuvaho kuvaho tukajya hehandi ni wowe itamagambo amagambo meza ni wowe ufite amagambo meza. Ko muraririmba neza mana we, amagambo meza ni wowe ufite amagambo meza. Amagambo meza haguruka izuba ryawe rirashe manura inanga uririmbishe yataye kuri ibicumuro byawe yataye kuri sigaho gutinya shira ubwoba mana we imbabazi ze yataye kuri ibicumuro byawe yataye sigaho shira ubwoba ririmba imbabazi ze. Yes Lord, shira ubwoba ririmba
asifiwe sana. Ko muranyumva neza ariko cyane yeme Imana bahumugisha mumeze neza niba ariko musanzwe ariko mumeze neza bikomeye. Ayo ara ahantu tugera ukabanza ugakanika bikabanza ukabanza ukavuga ariko mumeze neza. Imana mwijuru bahumugisha. Ni uhindura amateka uwari umushumba nta na kimwe kimunanira agegibi. Niwe wimura abatu nta na kimwe kimunanira. Sawa ni uhindura uwari umushumba kama umwami nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Ni wowe wimura abatware arashoboye nta na kimwe kimunanira. Arashoboye nta na kimwe kimunanira.
turambura ibiganza babifite bidafite ikibazo. Mbabwire iyi Mana twizeye. Bibiliya igivuga ngo niyo Mana yonyine ngo ijye ibika ubutunzi mu rugo rw'umukene. Murabyumvishe se? Wa wundi tujya twita umukene w'inyuma y'abandi, ariko ikazi gasitoka nk'ubutunzi. Hallelujah. Aho ngo yarangiza ahandi ibintu bicitse bikomeye bisaba imbaraga z'abantu bose bashize hamwe, iyo igahita iza ikavuga ngo mugabanye ingabo zigabanuke. Mwe mushyiraho indirimbo ya kabiri, ni ya kabiri, ni nk'iya gatanu, ikavuga yo ni mugabanye ingabo ntizikenewe. Aragatero k'iyo ndirimbo kavuga ngo ahindura umubabaro akawugira ibyishimo bisa, nta na kimwe kimunanira agenga ibihe. Kimunanira nimuremba we abatware aki nikabami mu gihe cye. Nta na kimwe niwureba akaboni zagariko kimunanira arashoboye. Hallelujah. David Imana ikumugisha. Ntana niwureba